Ndagira ngo muranyemera mbagezeho amakuru atangajwe akakanya ko byakomeje kugenda bigaragazwa ubwisungane mu kwivuza bwongeye kuba bwagaragazwa ko bugiye kuba bwamanuka, ariko kandi ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama y'abaminisitiri yakomeje kugenda iterana igaragaza ko ubwisungane mu kwivuza ikizwi nka mituweli cyakomeje kugenda kigaragaza ko abanyarwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda hagaragaramo imbogamizi, ariko ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama yateranye yakomeje kugenda igaragaza ko iri kwiga ku kibazo cya mituweli. Benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko mituweli mu Rwanda ikomeje kugenda ibahenda cyane, bagasaba leta y'u Rwanda kuba mu by'ukuri yagira inyunganizi yagaragaza nk'uruhare rw'igihugu, ariko kandi ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama y'abaminisitiri yakomeje kugenda iterana yongeye kuba yafata ibyemezo n'imyanzuro ikomeza kugenda igaragaza ko umuturarwanda wese agomba kuba yashyirirwaho uruhare rw'igihugu 50% ko byakomeje kugenda bigaragazwa. Biri kumvikana ko abaturage bongeye kuba bakishima kugeza kuri aka kanya ko byakomeje kugenda bitangazwa n'abaminisitiri. Ndagira ngo nkugezeho amakuru akomeje kugenda atangazwa mu gihugu cy'u Rwanda ko byakomeje kugenda bigaragazwa. Turaza kuba twakwibanda kuri mituweli, si mituweli gusa, turaza kuba twakwibanda kuri minerivare cyangwa se amafaranga y'ishuri, aho kandi ubona ko abanyeshuri bakomeza kugenda bagaragaza ikibazo cyo kwirukanwa ku mashuri, ukabona ko bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kugira icyo yahindura kuri serivisi zo ku ishuri nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Bikomeje kugira byumvikana ko abadelegite n'abarezi bakomeza kugenda birukana abana ku mashuri bitewe nuko bakomeza kugenda bagaragaza ko aba bana babuze ubwishyu bwo kwishura ishuri. Ukabona ko ibikomeza kugenda bigaragazwa, ababyeyi bakomeza kugenda bagaragaza uti mu by'ukuri amafaranga akomeza kugenda abura, ariko kandi ugasanga abarimu bo ntago bari buze kuba babona ko amafaranga yabuze, ko mu by'ukuri baraza kwita bafata abana bose basore ku ishuri batishyuye baze kuba bataha. Kandi uraza ko wasanga nesa nayo ikomeza kugenda igaragaza ko umwana utize neza akaba azabona amanota munsi ya 50%. Byumvikana ko uyu mwana azajya asibizwa mu mwaka arimo kwigamo, ugasanga mu by'ukuri n'imbogamizi zikomeza kugenda zigaragazwa. Ubwo abanyeshuri bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kugira icyo yakora kugira ngo mu by'ukuri harebwe ese ni gute abanyeshuri batarishyura, hajyarebwa mu by'ukuri ingamba z'uko bakiga, ariko kandi bakazaba bishyura aya mafaranga nyuma. Ibi byose turaza kuba twabikomoza uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo mu by'ukuri Minisitiri Justin akomeje kugenda ugaragaza ko yitabiye inama muri Addis Ababa, yakomeje kugenda agaragaza ko agamije kuba yakifuriza ineza ndetse n'iterambere igihugu cy'u Rwanda. Byose ndagira ngo makuru yacu tuze kuba twabikomozaho ko byakomeje kugenda bitangazwa n'abaminisitiri mu nama yaje kuba yaterana, ariko kandi ukabona ko inama y'abaminisitiri yakomeje kugenda igaragaza ko igamije kuba yashyira mu bikorwa inyandiko zakomeje kugenda zandikwa, ikomeza kugira ibanda kuri mituweli, ubwisungane mu kwivuza, bagaragaza ko basezeranyije abanyarwanda ko mu by'ukuri mituweli bayigabanyura, bikumvikana ko umuturarwanda azajya yishyura 50%, leta nayo mu by'ukuri ikaba yamushyiriraho 50%. Nyaboneka niba bwa mbere wisanza, turagusaba gukanda subscribe ukore gufungura kuri iyo nzogera ucikwa amakuru n'ibigano by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi utasanga ahandi uretse hano ku Impumuriza TV Rwanda. Dukomeza kugera tukugezaho amakuru abakomeje kugenda atangazwa n'ibitangaza amakuru bitandukanye. Reka ngoreze ikaze mu makuru yacu kugira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twareba ibikomeje kugira bitangazwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho kandi ubona ko abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ibitondetse kandi ikabashyira igurura ku byakomeje kugira byumvikana. Benshi mu baturarwanda bakomeje kugenda bishimira kuba leta y'u Rwanda yongeye kuba yagaragaza ko igiye kuba yamanura ubwisungane mu kwivuza. Reka mbashe kuba nakugezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twakwibandaho zigiye kuba zaranga aya makuru yacu kugira ngo mu by'ukuri ubashe kuba wasobanukirwa gatanu kandi ibigiye kuba byagira amakuru yacu ku ngingo zikomeza kugenda zigaragaza zibanda kuri politike ikomeza kugenda igaragazwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nguhaye ikaze. Ndagira ngo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga aya makuru yacu ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama y'abaminisitiri yakomeje kugenda igaragaza ko igiye kuba yashyira mu bikorwa ko byakomeje kugenda byandikwa bigahera mu nyandiko, ariko kandi ukabona ko byari bimaze igihe kirekire bidashyirwa mu bikorwa. Inama y'abaminisitiri yabaye yagaragaje ko igiye kuba yashyira mu bikorwa ko byakomeje kugenda bigaragazwa. Reka nkugezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga aya makuru yacu. Nyaboneka nimba utarakanda subscribe tukanda subscribe akakanya kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibigano dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi
nkuko byakomeje kugera bigaragazwa ubwisungane mu gihugu cy'u Rwanda bikomeza kugira byumvikana ko hakomeza kugenda hagaragazwamo imbogamizi, ariko kandi ukabona ko abaturarwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda igize neza igomba kuba yamanura ubwisungane mu kwivuza. Mu gihe kandi bwamanutse abaturage bakomeza kugenda bagaragaza mu gushimira leta y'u Rwanda bitewe nuko ikomeza kugenda igaragaza ko ikomeje kugenda ibitaho gatanu, kandi ko byakomeje kugenda bigaragazwa nuko mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kugenda hagaragazwamo ikibazo cyo kwirukana abana ku mashuri, mu gihe kandi abana bakomeza kugenda bagaragaza ko bakomeza kugenda bahura n'imbogamizi zo kwirukanwa ku mashuri. Ugasanga ko kandi bakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga ya minerivare akomeza kugenda abura bagasorwa mu ishuri, ugasanga hari amasomo amwe namwe akomeza kugenda abacika. Bagasaba leta y'u Rwanda kugira mu by'ukuri inyunganizi cyangwa se ubuvugizi bwakorwa kugira ngo harebwe mu by'ukuri umwana udafite aya mafaranga y'ishuri agomba kuzajya yiga, ariko kandi mu by'ukuri aya mafaranga akazayishyura nyuma. Byaba ngombwa kandi abana bamwe mu by'ukuri batishoboye bakaba bashyirirwaho inyunganizi cyangwa se nkunganire ikaba yashyirirwa kuri aba bana bakomeza kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri bafite amikoro yo kuba bakishyura amafaranga y'ishuri. Ukabona ko bakomeza kugenda bagaragaza ko bikomeza kugenda bibabangamira. Ku ruhande rwa Nesa narwo rukomeza kugenda rugaragaza ko ari imbogamizi zikomeye cyane bitewe nuko bikomeza kugira byumvikana ko mu gihe umwana yasohoye mu ishuri akaba atiga neza, biraza kuba byatuma Nesa za ngamba yakomeje kugenda igaragaza ko ikomeje kugenda ishyiraho zikakaye cyane kuba mu by'ukuri umunyeshuri uri kwiga ndetse kandi akaza kuba yakora ikizami cya nationali mu by'ukuri azajya asibizwa mu mwaka ari kwigamo, igihe kandi atabonye kuko amanota akuramo esheki ubwo ni 50%, igihe kandi umunyeshuri mu by'ukuri atabonye 50% ku manota yo kuba yakimuka cyangwa y'ikizami azajya ahita asibizwa muri uwo mwaka arimo kuba yakigamo. Ibi kandi byumvikana ko bireba abana bari kwiga mu gatandatu primaire, mu gatatu secondaire, mu gatandatu secondaire, bikaza kuba byagaragaza ko izi mbogamizi zikomeza kugira mu by'ukuri zibangamira cyane ndetse kandi bakakomeza kugenda banabura amanota yo kuba bakimuka. Mu yandi makuru akomeje kugenda agaragazwa nuko abana b'imyaka 15 b'abakobwa b'abangavu mu Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bahura n'imbogamizi zikomeye cyane zigaragaza ko bagomba kuzajya mu by'ukuri bakingira ku bijyanye n'ibyara cyangwa se kuba barinda inda zitateganyijwe zikomeza kugenda ziterwa abana b'imyaka 15 mu by'ukuri b'abangavu. Ukabona ko mu Rwanda hakomeza kugenda hagaragaramo ikibazo cy'abakobwa bakomeza kugenda batwara cyangwa se mu by'ukuri bagasama inda zitateganyijwe, bikaba ikibazo gikomeza kugenda kigaragara nk'imbogamizi zikomeye cyane ndetse kandi bikaza kuba byatuma umubare nyamwinshi w'abana mu Rwanda bakomeza kugenda biyongera cyane ndetse kandi bikaza kuba byatuma benshi bakomeza kugenda bahura n'ikibazo cy'igwingira bitewe nuko bikomeza kugira byumvikana ko abana mu by'ukuri ntabwo baba babashe kuba bahabwa imfashabere cyangwa se bashe kuba mu by'ukuri bavuka n'ababyeyi babo bashyitse. Ukaza kuba wasanga ku bikomeza kugenda bigaragazwa byose biraza kuba byaba ikibazo gikomeza kugenda kizana imbogamizi by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko bikomeza kugenda byumvikana ko kugeza kuri aka kanya miliyoni saga 14 zishobora kuba zanagera kuri 15 bikomeza kugenda byumvikana ko arizo zikomeje kugenda zigaragara mu kwiganza mu gihugu cy'u Rwanda, aho kandi ubona ko u Rwanda rukomeza kugenda rugaragaza ko rufite ubuso buto cyane, ariko kaza kuba wabona ko abaturage bo bakomeza kugenda biyongera buri ko bwije nuko bukeye. Ndego mu by'ukuri izi nizo ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga aya makuru yacu aho wageze ni ku Impumuriza TV Rwanda, dukomeza kugenda tukugezaho amakuru yacu gatanu kandi kaze mu makuru yacu tubashe kuba twakugezaho ku byakomeje kugenda bitangazwa mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko byibanda kuri mituweli ubwisungane mu kwivuza. Ku byakomeje kugera bigaragazwa inama yateranye ku itariki 15 ikomeza kugenda igaragaza ko igamije kuba yakongera kugarura by'umwihariko amahoro. Bikumvikana ko iyi nama yateranye kuri uyu munsi ku itariki 15 ko byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko kandi ukabona ko bikomeza kugira byumvikana ko inama ikomeza kugenda igamije kongera kugarura amahoro mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu bwisungane mu kwivuza. Ku byakomeje kugenda bigaragazwa, Dr. Isesengura akomeje kugenda ugaragaza ko yaje kuba yajya mu butumwa bw'amahoro ariko kandi akagenda asimbuye perezida, ariko bikumvikana ko agamije kuba yakongera kwifuriza ineza ndetse no kugarura amahoro mu gihugu cy'u Rwanda muri Addis Ababa. Ku byakomeje kugenda bigaragazwa, reka tubashe kuba twasesengura zimwe mu ngingo z'ingenzi twakomeje kugenda tuvuga haruguru. Ndagira ngo ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda cyari kimaze kuba cyaba ikibazo kiremereye cyane nkuko byakomeje kugenda byumvikana. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025 hakomeje kugenda hagaragazwa ko inama yateranye igaragaza ko igiye kuba yakiga ku kibazo cy'ubwisungane
ubwisungane mu kwivuza birumvikana umwaka ugiye kuba washira iki kibazo kitarabasha kuba cyakemurwa ku byakomeje kugira byumvikana, ariko kaza kuba wareba muri nyobozi cyangwa se gahunda y'abayobozi mu Rwanda hakomeje kugenda hindukamo abayobozi benshi cyane. Ni ibintu byakomeje kugenda bigaragazwa ku mpinduka zakomeje kugenda zigaragaza ko abayobozi bakomeje kugenda bahindagurika cyane, ariko ubuyobozi bwagiye bwongeye kuba bwajya mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa mu madokima, bongera kuba bakubura ibyakomeje kugenda byiyemezwa n'abandi ba ministeri, biza kuba byarangiye mu by'ukuri baje kuba bakurwa batabishyize mu bikorwa, ariko ukabona ko abagiyeho bakomeje kugenda bagaragaza ko bagiye kuba bashyira mu bikorwa ku bikomeza kugenda bigaragazwa. Ubwisungane mu kwivuza abaturarwanda bakomeje kugenda bagaragaza ko ikibazo cy'uko bukomeje kugenda bugorana cyane kubwishyura, ukabona ko byumvikana ko kugeza kuri aka kanya by'umwihariko 30% n'ibice 5% bikomeza kugenda byumvikana ko hari abaturarwanda batari kwishyura ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli. Ukabona ko ibintu mu by'ukuri ntabwo nimvishe ko mu Rwanda 30% hari abanyarwanda batarimo kwishyura mituweli cyangwa se badasanzwe bishyura mituweli, bitewe nuko bagaragaza ko amikoro yo kwishyura mituweli uza kuba wasanga akomeza kugenda agorana cyane. Ibi kandi bikaza kuba byatuma benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti niki gituma mu Rwanda abaturage mu by'ukuri batishyura ubwisungane mu kwivuza. Leta y'u Rwanda yongeye kuba yabashyira igorora, yongera kuba yagaragaza ko hagiye kuba haza nkunganire igiye kujya ihabwa by'umwihariko buri muturarwanda wese akajya ashyirirwaho by'umwihariko 50% nk'uruhare rw'igihugu, ariko kandi umuturage nawe agatanga 50%. Ibi kandi byongeye kuba byagaragazwa ko bigiye kuba byakigwa mu gihe kandi byaje kuba byashyirwa mu bikorwa, byumvikana ko bizatangirana n'uyu mwaka tubasha kuba mu by'ukuri turimo, bishobora kuba byarangira mu by'ukuri uyu mwaka amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza umuturage arimo kwishyura 50% na Leta y'u Rwanda irimo kwishyura 50%. Ku byakomeje kugenda bigaragazwa nuko benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti Leta y'u Rwanda idufashije igakora iki kintu cyaba ari ikintu kidasanzwe ku banyarwanda, ndetse kandi bakomeza kugenda bagaragaza uti Kagame Paul wacu mu by'ukuri yakomeje kugenda adukorera ibitangaza bidasanzwe. Ni gute mu by'ukuri iki cyo atagikora ngo kive mu nzira? Ariko kandi benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti umubyeyi wacu naramuka bikoze bizaba ari ibintu bidasanzwe, bikomeza kugenda bigaragazwa uti umunyarwanda araza gusigara ari very clear, ku bikomeza kugenda bigaragazwa uti nta munyarwanda n'umwe uri buze kuba yasigara adatanze ubwisungane mu kwivuza. Niyo mu by'ukuri iki ngiki tuje kuba twagishyiraho akadomo, ndagira ngo tubashe kuba twakwibanda ku kibazo cyakomeje kugenda kigaragazwa. Urasa ko wasanga ikibazo mu by'ukuri gikomeje kugenda gihangayitsa by'umwihariko abana barimo kwiga ku mashuri bakomeza kugenda bagaragaza ko bari kwirukanwa bitewe nuko amafaranga cyangwa se minerval ikomeza kugenda iba nke cyane, cyangwa se amikoro y'ababyeyi ukaza kuba wasanga ntabwo ari gukomeza kugenda agaragara, ariko kandi abarezi n'abadelegitire bo ntabwo bari kumva ko ababyeyi babuze amafaranga yo kwishyura, bari kwita birukana abana bakita birukanwa bagataha mu by'ukuri bakajya kwicara mu rugo. Ukaza ko wasanga mu by'ukuri biraza kuba byagaragazwa nk'imbogamizi zikomeza kugenda zigaragazwa n'abanyeshuri bakomeza kugenda birukanwa bitewe nuko amafaranga yo kwishura ikizwe nka minerval akomeza kugenda abura. Bagasaba Leta y'u Rwanda kugira uruhare cyangwa se inyunganizi yabashyira kugira mu by'ukuri bashe kuba bakiga neza nk'uko bakomeje kugenda babisaba Leta y'u Rwanda, bakomeza kugenda bagaragaza uti mu by'ukuri nimudufashe mutubwira abadegite n'abarezi bareke kutwirukana tubashe kuba twakiga, bazatwishyura nyuma n'abandi badafite mu by'ukuri amikoro yo kuba bakishyura amafaranga. Leta y'u Rwanda izabashyiraho mu by'ukuri 50% kuri minerval ku mafaranga akomeza kugenda agaragazwa. Andi makuru akomeje kugenda afugwa bari myaka 15 mu Rwanda abangafu bakomeje kugenda bagaragaza ko ibyakomeje kugira bitangazwa Leta y'u Rwanda ko bazajya baboneza urubyaro, bakomeza kugenda bagaragaza ko ari ikibazo cyakomeje kugenda kibabangamira cyane, bityo kandi bagasaba Leta y'u Rwanda kujya mu by'ukuri icyo yakora hakarebwa ese ni gute bahagarika ibinyarwa bikomeje kugenda bigaragazwa ko umwana w'imyaka 15 mu Rwanda yazajya akingirwa ibyara, bitewe nuko nyine bakomeza kugenda bagaragaza uti mu by'ukuri abana benshi bakomeza kugenda baterwa inda zitateganyijwe, bikaza kuba byatuma abaturage bakomeza kugenda biyongera ku bucucike budasanzwe. Kugeza kuri aka kanya kangushimire kuri twabanye gatanu kandi atwabanye ni ku Impumuriza TV Rwanda. Ciao ciao.